Abakurikiranye Karungu TV, uyu munsi tugiye kubagezaho ibigendanye n'icyayi, ikawa, itabi n'inzoga. Ni ukuvuga muri makeya, hari abantu benshi bamaze igihe batubaza ndetse banatugisha inama ku bigendanye n'ibiyobyabwenge, kuko hari abasobanura nyine bavuga ko iyo banyweye ibiyobyabwenge bituma bashobora kwibagirwa ibibazo by'isi cyangwa imiruho y'isi, noneho bakabyirohamo bakajya kubinywa kugira ngo bibagirwe ibibazo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye duhura nabyo byo mu isi. Kuko hari igihe umuntu abura amafaranga, ugasonza, ukagira ubukene, icyo gihe ukagira umutima wo kwihangana yuri umuntu usenga. Ariko ku bantu badasenga, banywa ibyo biyobyabwenge kugira ngo bibafashe kuruhuka, bibafashe kwibagirwa buri kimwe cyose kigendanye n'icy'imihangayiko n'icy'ubuzima bwo mu isi. Rero tugiye kumva muri makeya ibigendanye n'icyayi, ikawa, itabi n'inzoga muri makeya, noneho twumve icyo bigenda bivuga muri makeya, ikimana ibivugaho, noneho namwe mukurikirane, ndetse abo muzi bagenda banywa itabi, banywa inzoga, mwagerageza rwose mukazajya mubaha bino biganiro, kuko biri mu biganiro bizajya bigenda bibafasha, kuko kuruhuka cyangwa se kunezerwa mu munezero w'itabi cyangwa se w'inzoga ni umunezero w'igihe gitoya, kandi dutegereje umunezero w'igihe cy'iteka ryose, icyo Imana yo mu ijuru yaduteganyirije. Murakoze cyane. Mu by'ukuri rero ni ukuvuga ngo ubundi ubukirisitu cyangwa se kugira ngo umuntu abe umukirisitu avuge neza ko ari mu gikirisitu, agomba kugira ibyo agenderaho. Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya yaranditse ngo imbuto za mwuka. Umuntu kugira umenye ko afite imbuto z'umwuka wera, kugira ngo umenye ko umuntu afite imbuto z'umwuka wera, agomba kuba yirinda. Kwirinda rero ni ukwirinda nyine ibyakangiriza ubuzima bwacu, ni ukwirinda mu mirire, mu minywere ndetse no mu myambarire. Hari abantu benshi uzabona ugasanga bamaze gupfumura amatwi yabo. Abo bantu baba baravuze bati twemeye kuba imbata by'iteka ryose, kuko ibi bintu byakorwaga n'ishanga rya Isirayeli. Iyo umuntu yemeraga kuba imbata by'iteka ko yaguzwe, nibyo byabaga. Noneho rero mu mirire no mu minywere, hari ibyo turya byangiriza ubuzima bwacu, hari ibyo turya bishobora gutuma duhora turwaye. Niyo mpamvu muri aka kanya ntabwo byose nshaka kubivugaho, ahubwo ngiye kubabwira icyayi nyine murakizi cy'amajyane, ikawa, itabi ndetse n'inzoga. Buriya tugomba kwerekana ko kunywa icyayi, ikawa, itabi n'inzoga ari ibinezeza by'icyaha. Igihe turi kunywa ibi bintu ni ibinezeza by'icyaha, ntabwo dushobora kubishyira ku rwego rumwe n'inyama, kuko hari igihe mwumva mvuga wenda inyama n'ibiki, ariko ibi byo ngo birenze inyama, ntabwo twabishyira ku rwego rumwe n'inyama. Amagi, amavuta y'inka, foromaje ndetse n'ibindi biribwa bishyirwa ku meza, ibi byo ntibigomba gushyirwa imbere nk'aho ari umutwaro, ntibigomba gushyirwa imbere nk'aho ari umutwaro umurimo wacu. Nyamara biriya twavuze aha abanza, icyayi, ikawa, itabi, inzoga z'amoko yose ndetse na divayi zihiye, ntibigomba gufatwaho mu rugero, ahubwo bigomba kwirindwa rwose. Ibinyabutabire by'uburozi bibibamo ntibigomba gufatwa kimwe n'amagi, amavuta y'inka na foromaje. Katanga ka mbere, ibyo kurya bikomoka ku nyamaswa ntibyari byaragenewe kuba ibiribwa by'umuntu. Dufite ibihamya byose byerekana ko indwara zigenda ziba gikwira mu isi yose, kandi bitewe n'umuvumo ugenda urushaho kugwira, ari ingaruka z'ingeso mbi n'ibyaha bya muntu. Tugomba kwerekana ko ukuri kugomba kuba ukuri nyine. Tugomba kurindwa, tubwirwa uburyo bwo gukoresha ubwenge bwacu, maze tugahitamo ibiribwa bizabyara amaraso meza cyane kandi bikayarinda ntarangwemo uburwayi. Ni ukuvuga muri make, tugomba kurinda umubiri wacu, tugomba kuwurinda ibiwangiriza. Nk'uko maze kubabwira, tumaze kubona ko icyayi n'ikawa n'itabi n'inzoga byo nta nubwo bigomba kuja ku meza yacu,
ariko mw'iyi minsi abantu nibyo byabaye ibiribwa. Bavandimwe, niturya neza, nitwiga kurya ibyagirira umubiri wacu akamaro, tuzagubwa neza, kuko niho tuzagira ubwenge buzima, niho tuzashobora kugera kuri bya bindi umunyamigani Salomo mwene Dawidi yavuze, agasobanura ibintu bivuga iby'ubwenge, niho tuzagira ubwenge buzima. Niyo mpamvu mbararikiye gukurikira ikiganiro gikurikira mu kanya, ikiganiro kizakurikira iki, kuko ikiganiro kizakurikira iki tuzavuga umuntu ufite ubwenge. Ubwenge Imana yavugaga ko kuva mu cyaha ariko kujijuka, tuzamenya mbese ni gute umuntu yagira ubwenge buzima bwo kuva mu cyaha. Tuzatandukanya ubwenge bw'isi, tuzatandukanya ubwenge bw'uburyarya, tuzatandukanya ubwenge bwo kwiba abantu, tuzatandukanya ubuhanga, tuzatandukanya n'ubumenyi, noneho twerekane ubwenge Imana ivuga ngo ubwenge, bana banjye mumenye ubwenge. Ubwo tuzabereka ubwo bwenge ubwo ari bwo.